Nibyo reka mbasuze kandi bifurize kugubwa neza mwese duteze yombi abo muri mu bice bitandukanye maginga ngaya tariki 3 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2025 mbonera ko baha ikaze hano kuri John Info nyumva kuri mikoro amazananye ni Bosco mutaramu cyane aho tugiye kongera kurebera hamwe byinshi bitandukanye bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se birangwa hano mu karere ka Afrika ibiyaga bigari by'umwihariko ku ntambara mu burasirazuba bwa Congo. Imirwano yakomeje mu bice bigiye bitandukanye si by'imirwano gusa kandi amakuru akomeje kugenda amenyekana ko ibiganiro bya Washington DC bihuza u Rwanda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Congo birimo bigenda bigana ku musozo ku gutanga umusaruro nkuko byitezwe. Si byo gusa kandi uruhande rw'umutwe wa mama 23 hari ibyo batangaje naho kandi nanone suruhande rw'umutwe wa 23 ni mu gihe n'ubutegetsi bwa Kinshasa hari cyo bakomeje kugenda bavuga mu by'ukuri ku bijyanye n'imirwano yabaye ku munsi w'ejo kwitana ba mwana ngo kwaba gukomeje ku butaka bw'urasirazuba bwa Congo mu batangiza imirwano. Ni mu gihe kandi President Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo avuga ko atazigera abaho kuvanga ingabo z'igihugu cye ndetse n'imitwe yitwaje intwaro ikora bwihisha ku butaka bw'urasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo. Nyemerera dore kubijyanye no guhura imbona nkubone biteganyijwe hagati ya President w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Felix Tshisekedi. Ni mu gihe kandi mu by'ukuri muri amakuru atari byo byonyine gusa nza kuba nagaruka nkuko maze kuba mwabimenyera nandi makuru menshi cyane tuba tubafite cyangwa se tuba tugomba kugenda tugarukaho aho mu by'ukuri tuzakugaruka ku makuru ajyanye na Joseph Kabila. Ni mu gihe kandi bimwe mu bikorwa by'ingo bigiye guhagarikwa burundu ku butaka bw'urasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo. Ibyo byose rero turaza kugenda tubigarukaho. Unyemerere duhere ku mukuru w'igihugu Felix Tshisekedi Tshilombo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame. Mu by'ukuri Felix Tshisekedi Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo na Paul Kagame Perezida wa Repubulika y'u Rwanda barahurira imbonangubone muri White House kugira ngo bemeze amasezerano y'amahoro yashyizwe mu kono muri Kamena umwaka ushize i Washington. Hajyaho kugerageza guhura hagati y'abakuru b'ibihugu byombi ariko bikagorana, ariko nkuko byaje gutangazwa na White House ibiro by'umukuru w'igihugu hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bemeje aya makuru ndetse bakaba yemeje kuwa mbere tariki ya mbere Ukuboza 2025 ko abakuru b'ibihugu byombi baratangira ayo masezerano kuwa kane akabiri barashyira umukono tariki 4 Ukuboza 2025. Perezida wa Burundi, umufasha wa Repubulika Demokarasi ya Congo ndetse na Perezida wa Kenya umufasha w'u Rwanda bazaba bari muri ababitabiriye uyu muhango. Iremezwa rigamije gukurikiza uburyo bwo guhuza ubukungu byemejwe mu ntangiriro z'Ugushyingo muri aya masezerano aho Washington ishaka gushimangira agace k'ibikorwa by'uburengerazuba bwa Cobalt umuningariti ya Muzaho ndetse na Tanzania nk'uko White House bivuga. Ibi nabyo biri mu bigomba gushyirwaho umukono mu guteza imbere bijyanye n'imikoranire mu bikorwa by'ubukungu. Amakuru agaragaza ko icyakora kuva amasezerano yasinwa muri Kamena umwaka ushize nta terambere ryagaragaye, ariko ibihugu byombi bikaba bishinjanya kurenga kuguhagarika imirwano mu gihe Repubulika Demokarasi ya Congo yemera ko amahoro ashingiye ku kuvana ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Congo. U Rwanda narwo ku ruhande rwabo bavuga ko amahoro ashingiye ku kuba Leta ya Congo yakwitandukanya na FDLR kandi aba mu by'ukuri ibikorwa byabo bigahagarikwa. Umutwe witwaje intwaro ubarizwa ku butaka bw'urasirazuba bwa Congo mu by'ukuri ngo ushinzwe ibyaha bigiye bitandukanye birimo no kuba wugize barasize harimo basize bakoze jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ibiganiro mu by'ukuri ngo bigomba kuba ko hafatirwamo ibyemezo mu guhagarika FDLR ndetse Kinshasa nayo yagiye ivuga ko muri ukugura ko abakuru b'ibihugu byombi kimwe mu byemezo bigomba gufatwa cyangwa se bigomba gushyirwa imbere nuko abakuru b'ibihugu mu by'ukuri bagomba gusinya ko umutwe wa 23 Kinshasa ivuga ko ushyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda nawo ugomba kuba mu by'ukuri wahagarika imirimo yabo. Ese ko guverinoma y'u Rwanda kugeza kuri izi saa cyangwa se maginga yangaya yagiye ivuga kenshi ko idakorana na 23 ndetse ivuga ko nta ngabo cyangwa se nta bufasha iha uyu mutwe, ariko nanone Kinshasa ikaba yaratsimbaraye ikavuga ko mu by'ukuri cyangwa se igasobanura neza ko
ibizi neza kandi ifite amakuru ahagije ndetse no gukurikiza raporo ziva ku mpuguke z'umuryango w'abibumbye, bakavuga ko babizi neza ko umutwe wa 23 ufashwa n'u Rwanda kandi abasirikare b'u Rwanda bariyo igisirikare cy'u Rwanda RDF kugeza no ku rwego mu itangazo riruka gusohoka ku munsi w'ejo ry'igisirikare cya leta ya Congo FARDC bavuga mu bijyanye n'imirwano. Bongeye kwero bavuga ko mu by'ukuri ku mirongo y'imbere ku rugamba ingabo z'u Rwanda zirimo zagaragara kandi mu byo bakoze ku munsi w'ejo ngo haba harimo no kurasa mu by'ukuri amwe mu mamodoka y'umutwe wa 23, ndetse ngo basaba ko kimwe mu bintu by'ingenzi cyangwa se kimwe mu bintu byabanza gukorwa ibi nabyo bigomba kuba mu by'ukuri byaza ku muzo wa mbere. Ese biraza gukunda cyangwa se biraza kuba byashoboka? Ikiri kimwe mu bibazo by'ingenzi cyangwa se biteye amatsiko byo kwibaza. Ibi byose rero igisubizo cyabyo kiri ku itariki enye rwose z'uku kwezi kwa 12. Abenshi bati rero ibiganiro bya Doha ndetse n'ibiganiro bya Rwanda, ibiganiro biratandukanye cyane, ni mu gihe aho bashingira ku mutwe wa 23 gusa. Nanone kimwe mu bintu byakomeje kugenda bivugwa cyangwa se bigarukwaho ni ibijyanye no kuba ibiganiro byabanjirije ibya Washington bivuga ngo Rwanda, Nairobi n'ibindi byose bigiye bitandukanye bitarigeze bitanga umusaruro. Akaba impungenge rero yuko ibi nabyo bishobora kuba mu by'ukuri byabaho nibitange umusaruro. Mu by'ukuri umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Felix Tshisekedi ndetse na Perezida w'igihugu cy'u Rwanda barangiza amasezerano y'amahoro. Biteganyijwe ko kuwa kane abaperezida b'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo barangiza i Washington amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono muri Kamena umwaka ushize. Amasezerano agamije guhagarika kwigarura uturere twigaruwe n'inyeshyamba z'umutwe wa 23 mu majyaruguru ya Kivu. Kinshasa ayishinja umuturanyi wari w'u Rwanda gutanga inkunga ya gisirikare n'amafaranga muri iyo mitwe. Mu by'ukuri imitwe itwaje intwaro itera imbabaro ikabije mu burasirazuba bwa Kongo. Byongeye kandi biteganyijwe ko amasezerano yo kwishyira hamwe mu karere azashyirwaho umukono nyuma, ariko abategetsi ba Kongo barasaba ingwate mu kugarura icyizere. Muri byo harimo kubahiriza ubusugire bwa Kongo ndetse no kuvana ingabo z'u Rwanda ku butaka bwazo. Inzira ya Doha na Nairobi na Rwanda zose zabaye imfabusa, hasingiye kureba niba inzira ya Washington inzira ya Washington izazana amahoro. Hagati ikibazo cy'ubutabazi n'umutekano kiragenda kiyongera muri turiya duce two muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Umukuru w'u Rwanda akomeje guhakana ko nta ruhare yagize muri ayo makimbirane, nubwo impuguke z'umuryango w'abibumbye zagiye zitangaza ko ari aho bihuriye n'u Rwanda. Perezida w'u Rwanda ndetse yashinje abategetsi ba Kongo gutinda gushyira umukono kuri aya masezerano y'amahoro i Washington. Aya masezerano y'amahoro ntabwo yemerwa na bose, mu by'ukuri yemerwa na bose. Denis Mukwege wawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel yamaganye gahunda y'amahoro yatejwe imbere nta mucyo kuri abaturage ba Kongo batabarimo, kandi ko nta bwitange nyabwo mu gukemura intandaro y'amakimbirane buhari mu burasirazuba bwa Kongo. Ati kuri nge rero cyangwa se kuri we, yerekana cyangwa se asobanura neza ko atigeze yishimira cyangwa se yemera ibyavuye cyangwa se biteganyijwe kuva muri aya masezerano n'uburyo yakozwemo ndetse n'inyungu ashobora kugira. Akavuga ko hari ibyo adakurikiza. Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse FARDC igisirikare cyabo barushaho gukomeza mu bice bigiye bitandukanye mu mirwano kugeza kuri uyu munsi. Nubwo mva amasezerano arimo avugwa uko bwije n'uko bukeye, birimo birarushaho kugenda bigaragara cyangwa se amakuru agenda agaragaza ko imirwano yakomeje kugenda irangwa cyangwa se igaragara mu bice bigiye bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo no muri Kivu y'Amajyaruguru. Na nizi saha nibyo kuri tariki ya 3 raporo zigiye zitandukanye zituruka ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Kongo zemeza ko imirwano irimo iba. Ariko mbere ko tugaruka ku bijyanye rero n'iyi mirwano, nyemerera mbanze nkwerekeze cyangwa se mbanze nkwinjize kuri amakuru akomeye cyane. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binyuze muri Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu yategetse ihagarikwa ry'ako kanya ry'ibikorwa byiswe Save Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se tabara iki gihugu cya Kongo. Ni ibikorwa byatangijwe na Joseph Kabila cyangwa se Sauva la Congo, Save the DRC Kinshasa.
tariki ya 2025 binyuze muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu n'Umutekano. Mu by'ukuri yatangaje icyemezo gikomeye gisaba inzego zose za leta zo guhagarika ako kanya ibikorwa byose by'agatsiko gakoresha izina ryiswe Suifala Congo, kubera ko ngo bikora nta burenganzira kandi ikirenze ibyo bikorwa byarenze ku mategeko kubijyanye n'imikorere y'inzego za leta. Ubutumwa bwihutirwa bwandikiwe abayobozi bose b'uturere, ba guverineri, ruvuga abayobozi b'intara, abayobozi b'ingabo, polisi ndetse n'urwego rushinzwe iperereza ndetse n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka DGM, byasinywe n'umwungirije Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Shaban Luko Bihango. Ubuyobozi busaba ko nta rwego na rumwe rukwiye kwemera cyangwa kwemerera ibikorwa by'iri tsinda mu gace k'iryo tegeko. Mu nyandiko yoherejwe ku rwego rwose rushinzwe umutekano n'ubuyobozi bw'imbere mu gihugu, Minisitiri yagize ati: murasabwa aka kanya guhagarika ibikorwa byose kugira ngo mwitabire uyu mwandiko cyangwa se mukurikirane inyandiko. Mugomba kwirinda kwemera ibikorwa byose by'itsinda Suifala Congo. Buri rwego mu nshingano zarwo utazubahiriza iri tegeko azahanwa hakurikijwe amategeko. Uvuga ngo utazana akurikiza iri tegeko ngo agomba kuhanwa. Minisitiri Shabani Luko yibukije ko iri tsinda riri gukora biyita ko bari kurengera igihugu ariko nta burenganzira bwemewe n'amategeko bafite, bityo bikaba bishobora guteza umutekano muke cyangwa imikorere mibi mu nzego za leta. Yongeye ko hashyizweho ingamba zo gukurikirana abashobora gukomeza gufasha cyangwa gukora ibikorwa byaryo, kandi ko hagomba kubaho gushyira ku murongo inzego zose zirebwa. Ibyo byose ngo bikubiye muri gahunda yo kurinda umutekano w'igihugu ndetse n'iyubahirizwa ry'amategeko. Mu yandi makuru dukomeza kandi tunihuta cyane, nyuma yo kugaruka kuri ibi bikorwa byahagaritswe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC yongeye kugenzura Katogota, Kaziba ndetse na Point Zero nyuma yo gusubiza inyuma ibitero by'umutwe wa 23 bikomeje kugabwa muri ibi bice bigiye bitandukanye, aho amakuru yamaze kugenda amenyekana ko inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 zifuza kuba zakwigarurira igice cya Uvira gicumbikiye abaturage benshi, kirinzwe kugeza kuri munsi na FARDC, gisirikare cya leta ya Kongo, Wazalendo, abaturage bishyize hamwe bemera kurwanira igihugu, ndetse kandi nanone harimo n'igisirikare cy'u Burundi cyangwa se gisoda cy'u Burundi FDNB. Ibyo byose rero 23 kumva ko iza birengaho. Kugeza kuri ubu rero ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zongeye kugenzura agace ka Katogota mu turere twa Uvira, Kaziba Centre muri Walungu naho ndetse na Point Zero muri Fizi. Kuri uyu wa kabiri tariki 2 Ukuboza 2025 ku munsi w'ejo, nyuma yo gusubiza ibitero by'umutwe wa 23 igisirikare cya leta ya Kongo ndetse na Wazalendo babashije kwishimira intambwe bateye, nkuko byaje gutangazwa n'umuvugizi w'ingabo mu majyepfo ya Kivu Suretona Mbuyi Regan Kalonji. Ati FARDC yasubije ibitero byabo barwanyi maze ibasubiza inyuma, ihita inasubirana ibice byari byatewe cyangwa se byari byagabweho ibitero. Mu kiganiro yahaye kimwe mu bitangazamakuru byo ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yavuze ko abenshi mu barwanyi 23 basize ubuzima abandi bagafatwa miri. Ati ingabo za FARDC zasubije inyuma umwanzi, zimuteza igihombo gikomeye, twafashe imbunda, twafashe amasasu n'ibindi bikoresho by'intambara byinshi mu bikorwa byo kwirwanaho byari bikaze. Ibi byadushoboje kongera kugenzura Katogota, Kaziba Centre ndetse na Point Zero. Suretona Mbuyi Regan aho yari arimo atangaza rwose ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC babashije kwitwara neza, basubiza inyuma ibitero byari byagabwe n'umutwe wa 23. Si ibyo byonyine gusa kandi babashije no gusa nkaho bagera ku ntsinzi muri ibi bice nyine byari bikomeje kugenda biberamo imirwano. Uwo nta wundi n'uwo bita Regan Mbuyi. Uyu muvugizi w'ibikorwa bya Sukora ya kabiri yanashimye uruhare n'ubutwari by'abarwanyi ba Wazalendo bafatanya n'ingabo za leta mu kwimakaza umutekano n'amahoro hano mu Burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko kuva mu cyumweru gishize imirwano hagati ya FARDC n'abarwanyi 23 ifatanyije n'abarwanyi ba Wazalendo yakomeje kwigaragaza mu turere twa Mwenga ndetse Shabunda na Uvira. Ibyo ni ibice byakomeje kurangwamo mu by'ukuri situation y'urugamba cyangwa se y'imirwano
ariko kandi kugeza uyu munsi hari icyizere yuko ngo imirwano ishobora kuba yahagarikwa binyuze mu masezerano ya Washington DC. Mwibutsa ko inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 mu minsi yashize zagiye zihakanira kuri cyangwa se zivuga ko zidashobora gukurikiza ibijyanye n'inyandiko z'amasezerano ya Washington mu guhagarika imirwano, kuko ngo ibyo byaba bireba mu by'ukuri byaba bireba uruhande rw'u Rwanda bitareba uruhande rw'umutwe wa 23, kandi bakavuga ko ngo kubera yuko nawo bahuriye n'u Rwanda imyanzuro bidakwiye gufatwa badahari, kandi ibi umutwe wa 23 uvuga ko ngo utazigera ubikurikiza, ahubwo icyo biteguye kuba bakurikiza cyangwa se gishoboka bakurikiza ni amasezerano mu by'ukuri ya Doha muri Qatar, ngo naho ibindi byo bisa nkaho ari inzozi cyangwa se bisa n'ibidashoboka. Umutwe wa 23 uzabasha kubyitwaramo ute mu gihe kandi ku mirongo imbere ku rugamba ibirimo Sukhoi 25 ibirimo mu by'ukuri Sukhoi izonyine gusa ibirimo amadrones, utudege tutagira abadereve, ndakubwiza ukuri byakomeje kwagiza, byakomeje kutsa igitutu bamwe mu bagize uyu mutwe wa 23. Ibyo byose bigaragaza cyangwa se byongera kwerekana gushimangira gukomeye cyane cyangwa se imbaraga zidasanzwe ziriho hagati mu by'ukuri n'ibikorwa bya FARDC mu kurwanya umutwe wa 23 ani ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu rugamba rukomeye cyane ni imirwano idasanzwe ngiye kumvikana kuhera mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12, aho abenshi bavuga bati se uyu mwaka wa 2025 ko waje kutangira ari imirwano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo, ese no kurangira ushobora kuba warangira ari imirwano. Ibyo byagiye biba ibibazo byo kwibaza kuri benshi cyangwa se kuri bamwe mu gihe cyangwa se bitewe no kuba mu bice bigiye bitandukanye arakomeje kugenda harangwa cyangwa se humvikana amasasu agiye atandukanye. Reka unyemerere mbashimire kugeza kuri munota, mbifurize kugubwa neza bamwe mu bari badukurikiranya muri bice bigiye bitandukanye hose muri iki gitondo. Mu by'ukuri bivuga ko bitanguka kandi hagaragaye bimwe mu bikoresho by'igisirikare cy'u Rwanda cyangwa se umutwe wa 23 nk'uko bivugwa hano ko ari igisirikare cy'u Rwanda, ngo bikaba byadetektinzwe cyangwa se byabonwe na drone z'igisirikare cya leta ya Kongo zishinzwe ubutasi. Ayo nayo ni amakuru yabashe kuba yajya ahagaragara cyangwa se yamenyekana, ariko kugeza kuri ubu ngubu hakaba hagikorwa iperereza ndetse hari n'ibikorwa kugira ngo hamenyekane aho ibintu birimo byerekeza mwabano mwe ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero ku abataramukazi, abarwanyi, inshuti, bavandimwe mwese mwari mudukurikiye kugeza kuri munota muri mu bice bigiye bitandukanye, mwari muduteze yombi, mbashimira cyane, ndetse abadukurikiranye muri mu mirimo itandukanye namwe bahaye ikaze kandi nkomeje kwifuriza kugwa neza. Kuba n'umutarakanda subscribe cyangwa se s'abonner bahaye mu by'ukuri rwose rugari mu bikore, abamaze kubikora bravo, salute, ndetse ikindi kandi nanone nyarukira muri group yacu ya WhatsApp, ni mu gihe kandi nkubwirane share imitima muri comment, ibitekerezo cyangwa se nyunganizi nabyo turabyakira mu by'ukuri, dore ko bidufasha gukurikirana amakuru turi kumwe kandi tuganira. Ngo rero turaza gusura amasaha ari imbere aho tuza kuba tureba n'ibindi biraba bigezweho hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Njye mva kuri mikoro, amazina yanjye ni Bosco umutaramu cyane. Mu by'ukuri bihe byiza kubakunda ndetse n'abanezwa n'amakuru n'ibwira tunyira tubageza ko n'abakunda amakuru y'ukuri. Njye nari Bosco umutaramu cyane, kuko nakomeje kugenda bikubwira mugire ibihe byiza, mugire umunsi mwiza, mukomeze kugubwa neza n'ibihe murimo aho muri mu bice bigiye bitandukanye. Ciao ciao, hasta la vista.